nicaye mu muhanda bakagira ngo nasaze, ntabwo nasaze. Byo kubabwira ibyiza biri mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali harimo uburyohe, ufite imihanda yagenewe kugendamo bisi z'abagenzi, imodoka rusange nizo zigendamo zonyine. Bifite amasaha ariko bifite amasaha. Guhera saa 12 kugera saa 4 za mu gitondo hanyuramo izo modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Uno kuvuga ngo akamodoka karagenda gafata nkagashira ku ruhande undi nkategereza undi kujya cunga ko imodoka bisi zitwara abagenzi itaraza kuza ikansangamo. Ariko ibintu n'uburyohe abantu muri hirigiyo imodoka muzishyire ku ruhande, byo kuvuga ngo ibiciro ngo birahenze ngo bya essence ngo ibiki n'ibiki, muzishyire ku ruhande, muparike ku ruhande, bari kubakira parking, hanyuma tujye mu modoka za rusange biri n'uburyohe. Uko tubibona uyu ni Umukazana Germaine, ni umunyamakuru w'umunyarwandakazi uzwi cyane nko kuri Ket Radio na Kigali Today. Ikinyamakuru akorera gikunda kumwifuriza isabukuru y'amavuko buri mwaka tariki ya 27 cyangwa 28 Kamena, gusa umwaka wa nyawe yavutsemo ntabwo utangazwa mu bitangazamakuru. Sinzi hari impamvu runaka cyangwa ubuzima bwe bw'umyimerere cyangwa bwite butuma iyi tariki idakunda gutangazwa, ariko uyu ni Umukazana Germaine, icyo nicyo kintu yabazwiho. Benshi bamufata uko bishakiye, benshi ndetse ntago batinya kuvuga yuko ashobora kuba yaba afite ikibazo cyo mu mutwe kubera ibyo agenda akora, ndetse agenda akora mu mwuga w'itangazamakuru. Umukazana Germaine ni umwe ukunda kugaragara abyina cyangwa agaragaza emotion cyangwa agaragaza yuko akunda social media mu buryo bwo kwishima, ndetse no mu kwereka abafana be yuko ari umuntu ukunda kurya akaziki. Ariko tumumenyereye nk'umunyamakuru kuri Ket Radio no kuri Kigali Today. Ni umunyamakuru w'umuhanga cyane uzwi mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nanone Umukazana Germaine ni umunyamakuru w'izina rikomeye mu Rwanda wamenyekanye cyane kuri Ket Radio n'ikinyamakuru Kigali Today. Azwi ubuhanga mu gusoma amakuru, kuyobora ibiganiro maka, ndetse n'ishema n'abayoboke benshi mu kiganiro cy'imyidagaduro n'amakuru kinyura kuri Ket Radio. Ese Umukazana Germaine iyo tumurebye cyangwa bitewe nuko muzi weho umwifurizi cyangwa wamubaza iki cyangwa umuzi iki cyangwa umukundira iki? Umukazana Germaine azwi nko mu biganiro nka Kati Parade hamwe n'abandi banyamakuru bagenzi be. Umukazana Germaine yize itangazamakuru mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, yakuye impamyabumenyi n'icyiciro cya mbere cya kaminuza muri Journalism and Mass Communication mu ishuri rya United Media Consultant and Training i Kampala. Mu mwaka wa 2025 yasoje andi masomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri East African University Rwanda. Nanone Umukazana Germaine yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu mwaka wa 2016, yatorejwe nk'umukorerabushake kuri radio Ishingiro, radio y'abaturage mu karere ka Gicumbi. Muri Nzeri 2019 nibwo yinjiye mu muryango wa Kigali Today na Ket Radio, ari naho agikorera ubu. Azwi cyane mu gusoma amakuru y'umwimerere ndetse no mu gufatanya n'abandi banyamakuru mu kiganiro cy'imyidagaduro ndetse n'urubyiruko cyitwa The Kati Parade. Bitewe n'ubwiza bw'ijwi rye ritanga umwuka mwiza, yigeze no gukora nkawe ashushanya ibirori cyangwa umushyushya rugamba MC mu birori bikomeye birimo n'irahira rya Perezida wa Repubulika. Kuwa 15 Nyakanga Umukazana Germaine yatunguwe n'umukunzi we Ruzindana Janvier uzwi nanone nka Junior, amusaba ko bazabana akaramata ndetse akamwambika impeta y'urukundo. Ibi byabaye nyuma y'iminota mike we amaze gukora uruvugiro rwo gushyira ahagaragara igitabo cye gisoza amashuri ya kaminuza Defense. Umukazana Germaine nyuma y'igihe gito kuwa 6 Ukuboza 2025 abanyamakuru bombi bakorana kuri Ket Radio basezeranye imbere y'amategeko kubana nk'umugabo n'umugore mu muhango wabereye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Benshi Umukazana Germaine bamwibeshyaho bazi ko ari umukobwa bitewe na bimwe bagenda babona, ndetse bakagenda banamufata yuko yafite ikibazo mu mutwe cyangwa uburwayi bwo mu mutwe bitewe na birabino cyangwa ingino agenda agaragaza cyangwa icyo nakwita sociability muri rubanda. Na handi ushobora kubisanga uretse kuri Shami One TV ibyegeranyo bijyanye n'ibyagiye biranga abantu ndetse n'abanyamakuru n'ibyamamare bigiye bizwi. Umukazana Germaine ni umunyamakuru ndetse w'umuhanga wabigize umwuga, ashobora no gukora imbwirwaruhame, agashobora no kuba yakemusinga nk'uko twagiye tubibona. N'ahandi hantu rero ushobora gusanga ibyegeranyo byiza. Komeza ukore subscribe kuri Shami One TV. Kongere ubutaha, ciao ciao, murakoze cyane.